Hello mumeze mute ndetse kumeze neza amahoro y'Imana akomeze bane namwe kandi nawe niba utameze neza Imana irabyenza neza irakorohereza mbese irabyenza neza muri make nyuma y'igihe kitari gitoya turagarutse none umukobwa wacu umva ni umusazi nyine bibereyeho ariko nyine twe turashima Imana nta burwayi mbese njye na famille yanjye tumeze neza urebye nta kibazo namwe rero ndabifuriza kumera neza kandi nawe niba utameze neza Imana itange ibinini bidasharira itange imiti idasharira nyine uyu munsi rero babe turagarutse nyine no guterura twebwe na famille yacu ari muri aho ntabwo twari duherukanye turakumburanye mbade muri jugujugu nguruka nirukanka twese doreba hari uyu munsi murabona natinze kuza ku meza abo banariye mbere na mbere reka mbanze nishyirireho agatunguru nikundira agatunguru kabisi cyane cyane ku biryo noneho igitunguru kibisi nakiretse kigira vitamine ugomba kunywa ntabwo nimba ngo kivura n'amaso kivura n'amaso igitunguru kibisi nyine gituma amaso asa neza mbese tuza sha twese do inana baby do baby ikibaye cyinshi nabona gari gake ibigo ndabimarara let's mubwira gufasha Bema agatunguru ariko gusa ashaka igitunguru kirasha Kenya igitunguru sha kuri gatatu okay hashize iminsi rero banza icyumweru kinashize tutabonana haba hari utubazo tumwe na tumwe dutuma amaterefone yaba atisanzuye ku buryo waganira avuga yishimye ariko b'amahirwe Imana ikagenda ibigenza neza utamenya ndabashuhuje rero kandi mbifuriza kuryoherwa abantu mwese muri ku meza cyangwa mwese apeti buryoherwe n'agafiriti n'umuceri n'udushyimbo hari umuntu ugize twandikira komenti murya neza ngo tutagira intebe bibaza ubu ifiriti koko ibiro bibiri by'ibirayi bivuyemo ifu umwana aranagira mu byo ibiro bibiri by'ibirayi bivuyemo iyo firiti byavamo intebe ariko hari uwamushubije ati ko niba bicaye se bicaye hasi twebwe tubaho mu buzima turimo ntabwo tujya kwisimbukiriza ngo tuburare ariko ngo tugure intebe ariko umuntu yabarwa nuko tutazifite yandutera inkunga bibi stress bibi ubisakuriza dutera inkunga tukazigura rwose aho twazishyiramo pe erega nawanga kubaho neza ubu twebwe murabona nyine ubwo bushobozi buhari twazigura ariko se mu gihe budahari ntawakwiriza ubusa kandi areba ibiryo sibyo rero ibyo niba muzaza mubitekereza mushaka guteramo komenti ibyo mujye mutekereza ko nyine mbese ibyo ukunda mubyeyi noneho uramutse noneho umenye ko ebyiri zirimo zapfunitse wabigenza uteretse nicayeho wicara kuri ebyiri gusa izindi ebyiri zaragize umuntu ni ukwicara wigengesereye ibiro wabigabanyije okay none aha rero turagarutse umuteresi mureba ashaka kujya gusura umubyeyi we ashaka ugakunda umuntu ushaka kujya gusura mama we ukamureba ukamuba hafi ariko hagati aho inama namugire ntiyayumva Nje nyanyu umumbariza agiye gusura umubyeyi ntamuheruka ariko hagati aho
we ngo ashaka kujyayo akagenda uyu munsi akanagaruka. ese bitwaye iki? Ntundibaza ugiye kureba umubyeyi aragukeneye umuganiriza ugira ibyo umufasha. Wagiye umaze amasaha 3 angahe uragarutse. Njyewe ibintu byose mbibara mu ntuza mu mafaranga. Kujya waba tike ni 2,000 moto kugenda no kugaruka. Bishobora kuba ari 5,000 ahubwo. Kuko sanse yazamu. Kanashize igihe kimwe atajya aherukayo yerekeza papa we. Noneho urumva wenda tubaye kugenda ni 2,500 no kugaruka 2,500. Ese terese wakabanyije mwa. No kugaruka 2,500 ngo bikaba 5,000. 5 byatike. Wenda ubwo n'umuntu ntageretseho wenda n'agafanta ari bugurira umukecuru. Kagenda tubare 10,000. 10 umuntu agiye tike ya 5 amazahana amasaha 3. Ubwo nyine namugira inama ati se ugiye ukabasura ukarara. Terese ugiye se sha. Biba hano rero. Bivuga nti ugiye ukarara. Ukaganiriza umubyeyi ukagira uturimo umufasha mu gitondo mukabyuka mukirirwana wenda akahava nimugoroba. Ubwo ntagiye akarara akahirirwa akahava nimugoroba aho nibura yaba musuye. Maze se ngiye ngataha. Hari icyo yamufashije. Nanjye ningenda nzagenda ari mu gitondo ya Rubika. Ariko mama Teresi ikintu cyo kurara iwabo ngo ntikirimo. Nanjye ningenda bonze ko umukwe mu gitondo ya Rubika. Sibyo? Mayo tutita ipfuye gusa. Oya nawe njya gupfa gusa. Niyo mpamvu utararaniye. Ako ndaye ni mfite uko. Abarara ahantu ntabwo wabagira. None se nta kibazo cyari cyatuma ndara. Vuge ngo wenda ikibazo kinini cyo kigiye gutuma ndara. Ntabwo kurara. Reba cyagiye papa ta. Reba igenda maze mu rugo. Si kinini? Cyo cyane. Umva si kinini se. Ko nakimaze yose. Nuko numvaga ko hari impamvu iri butume maguma. Ariko se ubu nihe impamvu butume njya mu rugo ngo nkarara. None hari icyo wabaye? Ntacyo nabaye. Ni nkuko nyine ubu ngubu nta mpamvu ari yatuma mvuga ngo ngiye kurara. Ninjyayo nzagenda ari mu gitondo. None amafaranga kari menshi. Oya wijya kurya amafaranga. Burya Trisi ndagukubita. Burya ujya gusura umubyeyi nagabara amafaranga. Sibyo? Nagabara. Cyangwa no kwikozayo. Nta Trisi ndakubwiye. Ndagukubita. Nagara kwikozayo sho. Tumimana. Urabona mu rugo nta n'isaha irimo rwose kugira ngo ube wava hano ube wajya mu rugo. Ni nk'iminota 30 yonyine. Ubwo aho nyine ndi kuvuga moto utega moto. Ubwo rero mbyutse saa moya nkaba ngezeyo urumva nimba ari uturimo naba nukoze nimba hari utwo naba nyine mbese ibintu byose urumva nabishyira ku murongo ngiye saa moya nagaruka nka saa 11. None se ndaguta nako nagaruka guta ndajya kurara mu rugo mfite urugo rwanjye mfite ko nawe nyine ndajya kurara mu ko nahavuye iwacu. Ukenera buri joro. Yemba mukeneye. Yemba mukeneye niyo mpamvu nagenda ngo ndare nta mpamvu mfite. Yeshirwe. Data mwakoze wacu umuntu ndi kumwe sibyo. Bebe. Uyu muturage uri kugenda ndagukubita. Aya masaha yo kuryama nagara yo kujya gukina. Ngwino. Aho mutubwiye.
ubwo tike ntiyabipfuye ubusa aho kugenda akikoza wabo agahita agaruka. Ufite ubwoba ko nakwimuka. Kwimuka si hakumara. Mpamvu ukuntu papa Teresa atekereza kure ntabwo ngiye nta n'iki nariko nanakubwira ngo wenda ngo nasanga wenda hari ibindi bifuti wakoze. Oya Nariye nkwana ufite ndi umwana. nyine ngewe wenda waba utekereza ngo wenda ngo abanyeka ngo ukuntu oya wapi nuko nta mpamvu ihari yatuma ndara mu rugo nicyo kintu ntakindi iyo mpamvu iramutse ibonetse ntaraharara kandi burya na mama ntabwo yanyemerera reka ntabwo yanyemerera ko ndara mu rugo si uko nyanze si uko yanze kuko umwana we ko yamuraza nyine oya ahubwo ni uko nyine aba azi ko nyine nakiri mu nshingano ze aho ngeze ntabwo ndi mu nshingano z'ababyeyi ya bintu ntabwo byoroshye mu nshingano zawe ubwo rero njye nta kundi nyine natubwira muri komantere ko mubyumva nyine ariko njye nta kibazo ubwo aho ugira uyashakira ngomba no gukoresha ngo imisatsi wabaye ishyamba anyereye ni tushe nta kundi ntabwo nabuze umukobwa kujya iwabo yabishatse atazamfata nk'umukwe mubi cyane igihe kinini sikomere ko mu kwa 12 we ahantu hagenderwa itike ya 5 hagenderwa itike ya 5 uteze imodoka byafata nka 2 uri imodoka si nka 2 be ubwo rero imodoka ni nka 2 ni hafi wacu ni hafi cyane nyine kugenda no kugaruka nibyo ndi kuvuga 2 kuko kuva hano ni sentisa kuva hano ugera Kimironko ni 500 kuva Kimironko ugera mu rugo ni 300 ni 300 nta nubwo 2 byashyika ni hafi cyane ntabwo ari kure Uronge nta kundi agomba kureba umubyeyi naheka umwana tujye muri salo bamuri tushe iyo misatsi rese nambwira reka mbate mu kiganiro n'umukobwa tujya mu mazi reka mbasezere bye bye Imana ibahe umugisha kandi barinde